iki we yarazi ko nje kumusura bisanzwe nta kindi kitangaza muzanye nibwo nahise mubwira rero ale cyabonye tariki itegure 29 uzabura umwaka Imana idufasha uzatura umwaka w'ibitangaza ube mva tusoze neza bibaye byiza twazawusozanya ale yicaye hano cyane rwose do intebe yamugeneye ngiri bazahita tuyikura tuyishyire hano reba nyine umunsi azaho yicaye hano ukuntu bizabisa neza nayo bizashimisha pe bizabisa neza cyane duhe amarangamutima y'iki gihe wabonye ameze ate nakubeshya nyine yameze nk'umuntu wumvisha ikintu yashakaga kumva yaratungwa arambye se wabigenjeje gute yego kandi nukomeza ukanasenga kuri 29 Imana izakora ibitangazo uzajya kumva ubumve barakubwiye isokere itahire wowe watashye wewe ariko ninjengera nkamusereza nkuga wazinze matora wazinze matora ngo shango shamerisi ngo nukambwire gutya wowe wegenda uzinge matora umanike n'udukwe tugenda tumanika ahantu cyangwa duhereze bagenzi bawe ejo bundi watashye njye nanamubwira ko yifitiye igikundiro namubwiye ko yifitiye igikundiro rwose kidasanzwe ari ukuntu umuntu usanga yifitiye igikundiro gitandukanye n'icyabandi bantu uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 8 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kigani nkuru yanjye, nikaze byumwe ko kuri buri muntu wese uduteze amatwi tuwifurije impera nziza z'umwaka wa 2025. Turawusoje. Birashoboka ko hari ibitangaza wabonyemo, birashoboka ko hari byiza wabonyemo uyu munsi, wagizemo uruhare bitewe nuko nyine wateguye kare umwaka wawe. Tangira wige gutegura umwaka wa 2026 uvuga uti ndifuza kuzakoramo ABCD kandi ibintu bigende neza. Nikaze kuri buri muntu wese. Uyu musore turamwibuka, yitwa Grand Merci. Ni umusore watubwiye inkuru ye ya mukuru we wafunzwe amwitangira nyuma yuko bamufatanye ibiyobyabwenge. Grand Merci, uraho neza? Ndashima. Umeze ute? Meze neza. Umeze neza. Komeza umere neza. Ngo umeze neza kandi cyane rwose. Ku muntu wenda utwibutse mu masegonda makeya. Masegonda make. We na mukuru wawe mufitanye mubano ki? Niki cyatumye uyu munsi twicara tukaganira? Okay. Nk'ubushize ni nari ndi hano. Twaraganiriye. Nkaba mfite umuvandimwe ku bantu wenda baza kureba kino kiganiro ku nshuro ya mbere. Yego. Nkaba mfite umuvandimwe wambaye hafi. Yanduteye ku muvandimwe
buri kimwe mu gihe twamaranye. Nubwo ubu ngubu nyine tutari kumwe bitewe n'ibibazo byabaye biturutse kuri njye, ariko akaba yambereye umuntu mukuru, akora ikintu undi muntu wese atakabaye apfa gukora ngo cyangwa ashobore kugikora. Ndakubwiza ukuri, niyo yaba ari umubyeyi wawe hari bake babikora. Hari bake babikora. Yego. Ubwo hari tariki 31 z'ukwa 10, izo tariki ntabwo njya nzibagirwa, za 2023, nibwo habaye ikintu gisa nkaho navuga ni nko kunkubita akanyafu kw'Imana. Ni nk'akanyafu k'Imana kaba karabayeho kugira hagire ibihinduka mu buzima bw'umuntu. Icyo gihe ubwo nisanze nararengereye kubera ikigare nari ndimo, uburara nari ndimo, ibintu byose nari ndimo, nageze igenda arengera. Ujya mu biyobyabwenge, baza kubimfatana, ku buryo nyine mukuru wawe ari we wakwitangiye ajya muri gereza, akatirwa imyaka 10. Imyaka 10 yabaye shock nini kuri wowe, cyabaye ikintu kibi cyane ku buzima bwawe. Byahabuze gato, niko wenda usibye yuko ari kwa kundi umuntu yihagararaho uvuga bitewe n'imihanda umuntu aba yarabayemo, wihagararaho umuntu akajya yihagararaho kugira ubuzima bukomeze. Ariko habuze gato ubundi umere nk'umuntu ufite trauma muri njye. Ariko kubera Imana ntabwo ibyo byose byabaye, kuko nasanze Imana inkunda. Grand merci. Uyu munsi rero bimeze gute? Alain mukuru wawe ameze gute? Hariya muri gereza ureka kumusura ryari? Kuwa gatandatu ushize nabwo nari ndiyo, ngiye kumushyira inkuru nshyashya kubera ntabwo yari ayizi ibijyanye n'amatariki y'urubanza. Ako ubu ngubu nyine ukuntu ameze, nyine urabona arishimye, afite icyizere cy'ejo hazaza, ni umusore ushinguye umeze neza. Ndakeka next ikindi kiganiro yuko tuzatwicaranya hano nk'uko nawe gupromise, tubyizere bizakunda kubera Imana. Namusanze ameze neza, hariya ayoboye abandi bajene barimo, urundi rubyiruko rurimo rumwisangaho, ni umuntu uganira, ucisha make. Iyo bamugiriye icyizere basa nk'abamugira umuyobozi hariya, kandi igihe cyose amazeyo abayoboye neza. Nyine ubusanga iyo ngezeyo kubera bamenyereye yuko morayo, ntabwo ninda kumubona nk'uko mbere byabaga bimeze. Mba nyihagera bahita bamanuka hepfo bakavuga Ale baragushaka, muri umuntu yahageze aragushaka. Ariko yaje nyine abantu ubona afite morali, nyine yaragiye aranabyibuha, ameze neza, yiyakiriye. Bafite icyizere yuko nubwo imyaka ari myinshi abavuga igihe nzataha, Imana nibishaka nzataha. Ikintu muri kuganira kumva kinyuze umutima wawe ni iki? Ikintu duheruka kuganira nuko yambwiye arabibona ko nahindutse ku maso. Nubwo tutabana ariko nyine arabibona, abibonesha ijisho. Kandi yarambwiye ngo mereze muri uwo murongo nyine. Icyo kintu yarakimbwiye numva nyine basara uko ngaragara bitandukanye nuko na mbere. Mbere mu maso hari hameze gute? Grand merci. Mbere nari nijimye ku buryo n'uyu mubiri uri kubona aka kanya afite ntabwo nari mufite. Aka gasura ni Yesu. Aka gasura ni Yesu. Yesu aratwambika kandi akaduhisha nyine mu bantu. Ariko mbere nari nijimye mu maso kubera itabi. Ngira n'isoni zo kujya mu bantu. Akenshi ukajya usanga ndi njyenyine, ibintu byanjye byose mbikora njyenyine. Usibye wenda cya Kigali cy'abantu duhuje akaba ari zo nshuti ngira nabo tujya gusa. Ariko ubu ngubu mbasha guhura n'abantu bakuru, mpura n'abapapa, mpura n'abantu nyine nganira n'ingeri zose. Kubera ntabwo nyikigira kwa kundi kumva mfite ipfunwe muri njyewe nyine ku buryo ndatajya mu bantu. Ubu ngubu mbasha kujya mu bantu, naganira, navugana na buri umwe wese nyine. Byaje gute kugira ngo utangire kwiyakira? Kugira nangiye kwiyakira, urabona ubuzima naciyemo ni ubuzima burebure kandi bukakaye.
rero hano hanze uba ugomba kwifatira imyanzuro. Turi mu isi irimo ibishuko byinshi, irimo ibintu byinshi, ako wowe utifatiye umwanzuro nta wundi muntu wawugufatira. Rero njyewe mba numva yuko buri muntu wese ubu buzima yabasha kubamo yifatira umwanzuro nta wundi muntu umugiriye inama, kuko we ntabwo nzajya gutegereza ngo Gerard wenda azaza ngo angire inama ngo bino bintu bireke biveho ngo nshobora kukumva iyo nama yawe nkayumva ako nkigira mu bindi, ariko ngiye ku giti cyanjye nicara nkikansoringa nkifatira umwanzuro. Ni nabyo bintu njya nkunda kubwira abantu benshi. Ubuno kiriya kiganiro twakoze hari abantu bagiye bamamagara bafite wenda abana babo bari mu biyobyabwenge, bakange se Merci wowe wabigenjeje gute, bimeze gute? Nkababwira ego ashobora kutakumva kandi niwamukubita kandi nta kintu wamutwara. Ikintu kiba gihari ni ukumugenza gake. Ikindi gihari ukamugira inama, nyine nizo nama nizibura, ariko we ku giti cye nabona za ngaruka za cya kintu akora yuko ari ki, ingaruka akazibona, wazifatira umwanzuro nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu utekereza, kuko nta kuntu bagufunga inshuro imwe iya kabiri ugaruka usubire muri bya bintu uba uri kwiyangiza. Utekereza ko iyo udafata umwanzuro wo kuva mu biyobyabwenge uyu munsi Grand Merci aba ari hehe? Iyo nafata umwanzuro za nimba ndibuno birababaje ko biranasekeje. Ubu ngubu naba ndi mu bantu banze guhinduka, niho hantu ntari kuba mbarizwa, n'imyaka nari kuba nkatiwe sinyizi, kuko niba nari ngeze kuri level yo kuvuga ngo ndagenda nguzura umujyi ndaruzanye, uri kumva, nari kugera kuri ya etape yo kuvuga noneho ndi kuranguza, ukajya mu bucuruzi, nkajya mu bucuruzi nkabigira nk'akazi mu gihugu bitemewe. Rero niyo mpamvu nagira umuntu wese inama yo kugenda. Ubundi hari abajene benshi cyangwa abantu benshi banywa urumogi ku buryo nyine ari bizinesi yihishe mu gihugu. Hari abantu benshi banywa urumogi, abapapa, abamama, cyane, kandi b'ingagari nyine kumwe utanamukeka, kuko njyewe usibye wenda n'abamama nagiye mpura n'abantu bavuga n'ubutumwa bw'Imana bakoresha ibiyobyabwenge, kandi cyane pe, kandi wowe wamubona gutya akagusengera mugasabana utazi behind the scene y'ubuzima bwe ukuntu bimeze. Kubera njyewe ari ukuntu wenda nikamutere nk'agastori imbere nyikigerageza biriya bintu, hari ukuntu nabaga nicaye gutya kubera abantu babaga bafite nomero za inyange nakoreshaga ni benshi, umuntu akamamagara nkajya kumwita ngasanga n'umupasiteri afite Bibiliya, wenda singiye kubavuga mu izina ariko ni benshi ugasanga kumwe n'abandi bapasiteri nyine bakoresha ibiyobyabwenge, kandi ayitabi urumogi, kandi akajya kubwiriza, kandi afite n'abantu bamukurikira. Nyine ugasanga abantu nyine bari muri urwo rujijo, abantu baranamuhamagara bamugirira icyizere, ugasanga ni umuntu nyine wiyubashye w'umupapa utakabaye akora ibyo bintu. Ariko ngiye kuba numvaga nta kibazo, naricaranaga nabo tugasangira nkabibakorera, then nkitahira, ejo akongera akahamagara gutyo. Ugasanga hari abantu biyubashye babandi utakekaga ko babikoresha. Ugasanga umuntu yambaye kositimu, ashizeho karavate, yambaye amarinete y'amaso, ni umupapa afite imodoka, ugasanga nyine akoresha biriya bintu. Ukimara kugarura ubwenge ku gihe wabitekereje gute n'abariya bure bakoresha ibiyobyabwenge? njye nkimara kugarura ubwenge mvuga ngo ibi bintu ndimo ntabwo ari byo. Ni igihe nari nashye bandekuye mvuye Gikondo, nari mfite amatsiko yo kumenya Alengwa ameze gute, ko namusize muri ribu byamuje kurangira gute. Ndagenda nsanga baramumanuye, njya kumusura, ngiye kumusura ubwo icyo gihe ari kuri 30 jours bataramukatira.
ndamusura ndamubwira we bizarangira ejo bundi uzaba watashye dore nanjye natashye Imana yabikoze nayo ndatanga njya numva isa n'isa biragira wenda atahe icyo gihe byari mu gihe cy'amatora turi gukora imipira ya FPR nibwo ndi mu ruganda nibwo nagiye kumva baramamagaye ntabwo nari nagiye kumva urubanza rwe bahita bambwira ngo Ale yakatiwe imyaka 10 yego gukatirwa imyaka 10 kwa Ale mukuru wawe utubwira ko atigeze agira uruhare na ruto mu rumogi rwari ruri mu rugo iwanyu ahubwo yaritanze avuga ko ari urwe kandi ari we waruzanye mu rugo hari benshi twagiye tuganira bakambaza bati mu by'ukuri biriya bintu Ale yarabikoze yaramwitangiye cyangwa afite uruhare muri ibyo ngibyo Ale we bwe twararebanye mu maso icyo gihe biba nshaka kuvuga yuko ari ibyanjye ibyo basanze aho ngaho byose ari ibyanjye Ale yameze nk'umuntu witanguranye yaritanguranye yego bakibaza ahise avuga njyewe ibyo bintu ninjye wabizanye ni ibyanjye ngo ni ibyawe ni ibyanjye ngo noneho bano ni abakonsumateri nshaka kuvuga arya ikinyunguti nyine arangaceceke arancecekesha ku buryo uhamya neza ko Ale adafite uruhare na ruto yego wenda benshi ko batamuzi ubundi umuntu ukoresha ibiyobyabwenge itabi uramureba ukamumenya iyo uri umuntu uzi kureba nyine uramureba ukamumenya n'umuntu utabikoresha wamureba ukamumenya nyine Ale yabaye se nk'iki sinzi ikintu navuga kuri njyewe yambereye nk'intwari yakoze ibintu umuntu wese atapfa gukora ndakubwiza ukuri yuko Ale ibyo bintu atajyaga abikoresha be na gato usibye kuba yari abinziho yirwa mbuza nkamwima amatwi nkajya mvuga nk'uriya wambaza iki akubuza wumvaga umufata ute hakuna abantu batanywa namufataga nk'idage wamufataga nk'idage uyu munsi umufata nk'iki nk'intwari yanjye yambereye nk'umwarimu nyine w'ubuzima yego wagiye kuvuga ngo hari ukuntu umuntu iyo ukoresha biriya bintu hari ukuntu umuntu akubuza ikintu ukavuga se nka ririya dage riba rimbaza iki wowe ugeze kuri ATP yo kuvuga ngo sinavugana n'umuntu utanywa urumogi ntazi ibyiza byawe uvuga ntabwo azi ukuntu mba nimereye neza wowe uba wibereye muri za firingi zo kujya uhora wumva ushaka kuba muri swingi zivamo ushiramo izindi handi udaha umutwe agahenge baza kuhafata wari wacumye nabwo muri wowe wari umeze ute nari nacu urumva nk'ikibabona byahise binshiramo n'ibyo nari namwe byahise binshiramo nahise numva mbaye muzima ubasoba umva umeze neza ubwoba nyine buranahamira nk'umuntu ufite ubwoba birancanga nyine nabaye nk'umuntu ucanganyikiwe gutya nyine ndacanganyikirwa mu mutwe ndavuga si ibi bintu bibaye ndabireba ndeba ibintu neje mu rugo ndeba ibibazo byose bibaye mu rugo n'urumogi nari nanyweye rwahise runshiramo nahise mba muzima kandi nari ndagafuri wari wagafuri tubwe uyu munsi rero turifuza ko utubwira mu buryo burambuye uko urubanza rwa Alain ruhagaze mbese ibyabaye byose mu gihe twari tumaze iminsi tutakubona hera aho ukwiye guhera kugira ngo tubwire naho bigeze ubwo meruka hano twari turi kwiganira mubwira ukuntu ubuzima bwanjye buri kugenda mubwira ibya perimi biki nyuma yaho ndashima Imana yuko naje no kuyibona Imana ishimwe cyane ntabwo byari byoroshye baranabanje rimwe nyine
ugenda ugakora ukarata ako sinacitse intege nahise mvuga kankomeze tsuye bwa kabiri narayibonye felicitation narayibonye iyo nza kuba ngikoresha yayo ntabwo ari umuhate wo kuvuga ngo ngiye gushaka ngo permise n'ibiki ariko ubu narakabonye ngo bimeze neza nyibona numvaga ari bitangaza nashatse guhobera n'umupolisi yaranga wo bayiki ta permis wayibonye nayibonye nayimusubisha bice 3 ase ngo mubwire gute ngo wayibonye genda yosoreje ku kademarage numva nyine ni bitangaza Imana yagiye nyine no mwaka tugiye kurangiza Imana yagiye inyereka amaboko yayo yagiye inyereka amaboko yayo ale twajyaga tujya nyine ku bundi kumusura ni kwa gatatu no kwa gatandatu wabisabye twajyaga tujya kumusura ndi kumwe n'abashuti ndi kumwe na famiye tukamugeraho ukabona nyine byamushimishije byamurenze kuba uri kubona abantu bagusura bwinshi ubundi hari uburoko bukorwa ubona abantu bagusura iyo ufite abantu bagusura n'imyaka yose baguha wayimara ufite umuntu ugusura uragenda ukayimara rero abavoka bashizemo imbaraga kugira babone itariki yo kujurira biba bigoye kugira ubone itariki ariko kubera Imana yarabonetse babyirukansemo kandi nabo ndabashimira ubwo itariki yageze rero urajya dusobanura byose n'aho abavoka baturutse byose twagize umwavoka baturangiye wenda si ngombwa muvuge wenda mwizi yuko ntabwo ari ngombwa uwo mwavoka yaradufashije biturutse kuri ya nkuru ya mbere cyangwa ya kabiri biturutse kuri ya nkuru ya kabiri ariko urumva umujene wamuturangiye ni umujene wari umwizeye bari bafite icyo bapfana aratubwangiye we mfite umwavoka umeze gutya n'uyu yadufasha mwavoka turahura yatugize nyine nk'abavandimwe aratubwira mwebwe bimeze gutya tuzabigenza gutya na gutya mwamweretse inkuru kugira ngo abone umuntu agiye kuburanira biba ngombwa yuko dushiraho n'undi wa kabiri uzamwunganira ubwo urumva ale afite abavoka babiri bazaba bamuhagarariye ubwo tukajya dutekereza yuko twakora contribution yo kubishyura bose ku buryo itariki zizagera amafaranga yabo yabonetse deni kandi iyo muri kuganira nabo bakwereka icyizere yuko agomba gutaha kuko baguha fagiti zigaragara bakakwereka ukuntu urubanza ruzaburanwa akenshi turahura tukaraganira ni abantu nyine buri kanya tuba tuvugana kuri telefone bambwira bimeze gutya na gutya bigeze aha ni abantu nyine babyiruka babigize ibyabo ni nk'ibikisi wenda abavoka babwira ukumva harimo icyizere iyo ndi kuganira n'umwavoka arambwira icya mbere ale umuntu umusore badufatanye nge nawe uwo musore twari tubiziranyeho yuko ibintu ari ibyacu ukumva uwo musore we yabaye nk'umwere ukumva kubera ale amaje kubyemera kuri dosiye n'uwo muhungu nawe yari yabyemeye usibye ngewe wari urimo wavuyemo kandi ngewe n'uwo muhungu ni ngewe twari tubiziranyeho uwo muhungu we imbere y'urukiko yabaye inzirakarengane hari akora ikimenyetso nyine imbere y'urukiko yabaye inzirakarengane we yaratashye ale asigaramo kubera we urumva niba uwo muhungu atarabaga mu rugo akabaga ngewe gute mu nshinzi ibyo bintu mutarabifatiye mu rugo irabiza kuba ari ibyanjye mwari kubifatira mu rugo ahubwo ni iby'uyu na murumuna we aba bigeretse kuri ale kandi abizi neza yuko atari ibyaha rero nyine ibimenyetso iyo byabonetse gutyo nta kindi kintu warenzaho ariko umwavoka we yarambwiye ubu ngubu bari kwiga ku rubanza uko ari babiri bari kurwigaho kandi ndakeka ni abavoka bakomeye nyine bazi ibyo bakora wenda singiye kuganira wenda uko bazaburana imanza zabo kuko bo baba bazi amategeko
baba bazi n'ukuntu baburana. Cyangwa umuntu kwenda ku muntu ushaka kumva urubanza yazaza nibyo ku itariki y'urubanza akiyumvira ko nta muntu ubuhejwe kwinjiramo kumva urubanza. Ndatekereza yuko kuri 29 za kuno kwezi nibwo ari urubanza. Icyo gihe muganira yakubajije detail kuri detail? Yambaje detail kuri detail na dosiye zirahari, yagiye azinyuzamo ijisho areba uko urubanza rwagenze rwa mbere, kubera ntabwo ari we wari ruburanye, ko areba uko rwagenze, arasoma impapuro ngo niwe uzifite, niyo tuvuganye abambwira bari kwiga ku rubanza, kuko baba bafite ukuntu umuntu uzaba uri gushinja n'uzaba uri kuburanira aba afite ukuntu nyine azamusubiza, uko amubaza n'undi agasubiza. Ariko nyine ubona yuko aguha icyizere yuko bizagenda neza. Bamaze kubaha itariki y'urubanza? Itariki y'urubanza barayiduhaye. Ni ku itariki zingahe? 29 za kuno kwezi kwa 12. Ejo bundi yagombaga kuba ubundi bari baramushyize 2027 tariki 2027 mu kwa gatandatu, tariki 12. Bakoresheje iki kugira ngo babikurure babizane hano babishire ku matariki hafi? Urumva nyine ni cya kindi cyo kuba ufite abavoka babishizemo nyine umuhate babigize ibyabo. Akakubwira njyewe rwose ale naramusuye ukuntu agaragara ndo umwavoka, ukuntu agaragara n'ukuntu asa nakwiriye kuba ari ahantu. Abavuga niko bayisaba nyine umwavoka we yagiyeyo ku nshuro ya mbere, ari kuvayo kumwe kubera telefone abatumeye kuzinjirana, ari kuvayo barahamagaye. Nkasha ukuntu arasa n'ukuntu ameze ntabwo yakabaye ari hariya, ntabwo yakashinzwe iyi dosiye y'itabi. Yakaba yaranatashye. Ntibyahise biguha icyizere? Yazize kutagira umwavoka, yakaba yaratashye. Yazize kutagira umwavoka. Alese yabyakire gute abonye abavoka babonetse babiri noneho? Ale narabimubwiye abona kandi bose bari kumugeraho, nyine arishima, ubone nyine yuko afite icyizere. Arishima aramwira nta kibazo, noneho biba akarusho. Undi yarazi ko itariki itazapfa kuboneka ko bigoranye, abari imanza nyinshi. Yagiye kubona nyine tumubwiye ko itariki yabonetse, yarishimye biramurenga. Yamubwiye ari kuwa gatandatu ejo bundi nagiye kumusura. Rero ale itariki wayo yabonetse, witegure kuri 29 uzaburana, uzajya mu rukiko. Uwo munsi yagohobereye ntabwo nyine ntabwo yagohobera, ntabwo yagukoraho. Nyine yarishimye ewana, arambwira nanjye kangende nicare niga ukuntu nzaza nsubiza mu rukiko, kubera harimo abantu abasaza bakuze baba bamuganiriza, bamubwira wowe mu rukiko bimeze gutya na gutya. Urumva noneho nasubirayo ntabwo azaba ari wenyine, azaba afite abantu bamuhagarariye bari kumuburanira. Bivuze ngo ubushize yaburanye ari wenyine se? Ubushize yazize kutagira umwavoka. Urumva iyo utazi amategeko ntabwo waburana. Yirwaga asubikisha. Biba ngombwa yuko noneho urubanza rwe nyine ruva mu nzira, ko haba hari izindi manza nyinshi bashaka kuburana. Rero wa mwana we wa wundi bari kumwe mu rukiko yari afite umwavoka wo kumuburanira. Ale we ntawe afite? Yes. Rero biba ngombwa yuko byose bimujyaho. Kutagira kirengera. Urumva wowe yari afite kirengera, mwebwe nta kirengera. We yari afite na famiye nyine, mvuga wenda ikize bari kumwirukaho bimeze neza nyine. Kandi twebwe twari turi mu bihe bigoye, no kubona amafaranga y'ubukode bw'inzu byonyine byabaga ari ibibazo, usibye no kubona amafaranga yo kujya kumusura. N'ubukode byabaga ari ikibazo. Bivuze ngo ashobora kuba yarazize n'ubukene rero? Nacyo kiba kirimo. Ntabwo byakuriye
byarandiye nareba n'ahantu ndi gukora nari naratsa akaraka nyine ko kwikorera n'imipira ya FPR nyine amafaranga yavagamo ni yayandi yo kwifashisha mu rugo biraho ngaho bisanzwe gufasha meri guhaha ibiki ibintu nk'ibyo ariko ukajya ureba nyine ukabona ubukode mu rugo mukeneye ibintu byinshi bashiki bawe bakeneye ibintu byinshi ukajya ubona ni ibibazo ukajya ubona ni ibibazo ariko kubera hari ibintu ari ukuntu Imana igica inzira ikagucira inzira mu buryo bugaragara ukabibona nk'ubu sinzi niba history naguteye niba uyibuka njyewe Imana yaranyiyeretse gutya ndayibona gute rero igihe mfungwa bwa mbere apana ku nshuro ya kabiri bwa mbere naragiye ndakubitika muri gereza ubuzima burandya birancanga ndavuga Mana nzataha yego igihe kimwe ari mu gitondo narabyutse maze iminsi ndabyuka ndasenga nasenze ari nka 12:00 za mu gitondo ndasenga mbwira Imana ndarambiwe niba koko warumvisha amasengesho yose nasengeye hano hantu igihe mamaze kirahagije ndashaka gutaha icyo gihe narabivuze gutyo mvuga ni ya masengesho yanjye nyine n'ubundi birangiriraho umunsi ukironda ukwaza byageze 4:00 komanda arampamagara ndamwitaba mwemere si bimeze bite ni sawa maze igihe kingana ute ndamubwira abarangwe noneho wowe itegure uri mu bantu bari butaha uyu munsi bitunguranye gutya yamamagaye nkase nibyo se ngowe nibyo ngowe genda witunganye utegura ibintu byawe no munsi urataha ndagenda ndi gutunganya ibintu nibuka isengesho nasenze mu gitondo ndavuga se ibintu byaba ari byo ubundi nzi ko Imana dusenga ari ya Mana nyine usenga bikarangira ariko Jera Imana irasubiza kandi isubiriza mu gihe urumva arafunzwe mubuze umwavoka utekereza ko wenda ngo yafunzwe kubera ubukene kutagira umwavoka uwo mwari muri kumwe we arafungurwa ukabonye umwavoka umuburanira neza ntabwo wese utekereza ku cyatumye ugira mu rumogi kubura papa ubukene bwaje kubera urupfu rwe icyo gihe urumva nk'urugo rurimo umubyeyi w'umugabo hari ibintu bitabura nka minerivare ntiyabura amafaranga ntiyabura y'inzu urugo nyine rurimo umugabo haba harimo ikindi kintu gikomeye ariko iyo uwo mugabo agiye mugasigara muri mama na barumuna bawe na bashiki bawe ubuzima waba buhindutse umva niba twe dufite umupapa atumenya ibintu byose ari gukora anataha nimugoroba ufite umuntu wita papa umuhamagara ubona ari ibintu byiza rero icyo gihe bikagera igihe yuko ava mu buzima akagenda dusigara turi guhasoringa kandi tutakabaye duhasoringa ku myaka yacu turwana n'ubuzima tureba n'ejo bwacya bukira minerivare yibuze usanga ni handi wisanga nyine n'ubundi mu buzima bwo hanze rero mu buzima bwo ku ishuri bwo kwiga ubu uri umunyeshuri ugarukiye mu kangahe njye nagarukiye mu wa 3 segonderi tubivamo mu wa 3 segonderi wabuze minerivare mu wa 3 segonderi nibwo nagarukiyemo nyine ubuzima bwari bugoye ale yagarukiye mu kangahe ale we yarasoje segonderi yize engineering ibintu by'ubwubatsi we yarasoje kubera we yaragendaga agakora twa dufaranga yakoreye akatujyana akatwishyura akishyura ku kigo nyine hari ukuntu wishyura ikigo gake ukabasigaramo amadeni ariko ukiga nuko byagendaga na n'ubu nyine barimo n'amadeni isa kubera Imana azayishyura cyane rwose njyewe rero kubera kujya muri bwa buzima bwo hanze mvuga ngo
nzazana amafaranga ale tuteranye agahahe ibyo mu rugo tufatanye mu rugo ubuzima bukomeze ngiye noneho byageze igihe yajyana hehe mwitabi cya kigare nahuriye nacyo mu kiyede mu biki mu buzima bwo hanze mba umuntu wo hanze nyine ubuzima bw'ishuri ndabireka urumva ale n'ubundi papa yavuye mu buzima ale wageze amashuri yageze kure ngiye kuko yavuye mu buzima ngiye mu wa mbere hagati yawe na ale harimo abana bangahe hagati yanjye harimo umwana umwe w'umukobwa ntabwo mukurikirana ntabwo dukurikirana harimo umwana umwe w'umukobwa ale niwe ubanza agakurikira umwana w'umukobwa nkamukurikira mu busanzwe se agufata gute ale yagufataga gute hakana ko mu rugo niwe wari umuhererezi bucura wowe niwe bucura okay nyuma yanjye hari abakobwa babiri yego mu busanzwe ale yagufataga gute we n'abarumuna bawe ale nta kintu namwatse ngo akinyima gifite mu gihe twari turi kumwe usibye wenda ku mwenge wenda namunaniraga amufungana umutwe nkamubwangiye we jya ukora ibyawe ngewe undeke kubera icyo gihe nari naramushize mu kandi gatebo mvuga uriya ni idage nta kintu twavugana ibaze buri umuntu twabyitaga ngo umuntu utisanyura ngo nta kintu mwavugana bari idage nyine nkamufata gutyo wakanyereka ko nta kibazo nta kintu bimubwiye ntacike intege twajya duhurira mu rugo kandi se gukora utaba unaniwe namwihorera nkigira nko mu cyumba wabaga unaniwe cyangwa n'itabi ryabaga nyine yari yarandebaga akabona amaso yatukuye akabona ndananiwe kajya mwanyamara ibyo bintu ubunywa bizakugiraho ingaruka nushaka uzabireke nyine akabimbwira gutyo nkamwima amatwi ijambo yakubwiye uyu munsi utekerezaho kumva ari gukora ku mutima icyo gihe utahaye agaciro ni irihe ubona rivuye mu marangamutima ye ni irihe ni igihe kimwe twari turi kumwe abarambwiye nyine iryo jambo ryarambabaje kumbabaza ryarambabaje ariko nanone hari ikintu yarambwiye kandi gikomeye yarambwiye nyamara reba ubuzima turimo ushatse itabi warireka niwe mfite niwe wakamfashije ariko ntabwo uri kumfasha wabaye umuntu w'umugabo icyo gihe yarabimbwiye numva ameze nk'umuntu uri kunuka ibyo bintu nyine na n'ubu iyo mbitekereje numva ni ijambo mura nibuka ko ryankoze ku mutima kandi nibyo ryangezeho ndiwe aka kanya ibyo yanyifuzagaho aka kanya agenda abibonesha amaso yiwe kubera ndakubwiza ukuri kuva ntabwo ndasiba kujya kumusura ndemera nkajyayo njyenyine cyangwa nawe mfite undi muntu umerekeza tukajyana ariko sindasimba numva murimo umwenda utazapfa ushize mba murimo ideni buri kuwa gatandatu bijya kugera visite ni ibintu nishize muri gahunda zanjye n'ibindi byose ndabireka kuri wa gatandatu nabwo waramusuye naramusuye wari umeze gutuba wa gatandatu kuri ale nibwo amubwiye ko nibwo namubwiye amatariki we yari azi ko nje kumusura bisanzwe nta kindi kitangaza muzaniye nibwo nahise amubwira rero ale bimeze gutya na gutya wabonye itariki itegure 29 uzahura yakatuye imyaka 10 ariko bamuha kujurira 2027 ariko nawe ushyiramo imbaraga urapushinga aza kuburana muri itariki 29 za kuno kwa 12 uyu mwaka 2025 umwaka Imana idufasha uzature umwaka w'ibitangaza ube mva tusoze neza biba byiza twazawusozanya ale yicaye hano cyane rwose dore intebe yamugeneye ngiri tuzahita tuyikura tuyishyire hano reba nyine umunsi azaba yicaye hano ukuntu bizabisa neza nawe bizashimisha pe bizabisa neza cyane none se mbwira
kuri iyo tariki nibwo agomba kuburana ukimubwira rero urumva biturutse muri 27 bije ejo bundi duhe amarangamutima y'iki gihe wabonye ameze ate? Nakubeshya nyine yameze nk'umuntu wumvisha ikintu yashakaga kumva. Yaratungwa arambye se wabigenjeje gute? Yego. Ndabona wowe nakundi ko nabigenjeje nyine nanjye byanunguye. Ndabona wowe ujye usenga Imana yikoreye utuntu twayo. Wowe ujye wisengera gusinda ubireke. Kandi nukomeza ukanasenga kuri 29 Imana izakora ibitangazo uzajya kumva ubumve barakubwiye isokere itahire. Harya ubu ngubu bamaze imyaka ingahe muri gereza? Ubu ngubu amaze 2 yaragiye gukora wa gatatu. Iyo twinjira muri no mwaka yaragiye gukora undi mwaka wa gatatu. Neza bamaze gukonfirma ko atazasubiramo. Niwe namubwiye wowe senga ibindi birekere Imana. Wowe watashye. Wewe ariko ninjengera nkamusereza nkuvuga wazinze amatora. Wazinze amatora ngo shango Shamerisi ngo nukambwire gutya. Wimbwira gutya ahubwo uri kuntera umwaka. Wowe genda uzinge amatora. Umanike n'udukwe tugenda tumanika ahantu cyangwa duhereze bagenzi bawe ejo bundi watashye. Nukuba ngo umutera morali nyine. Akanga shaje ubyihorera. Kandi mbere ntabwo mwagega mutera blague. Ntabwo twajyaga dutera blague ariko urumva iminsi irashize. Bamugira icyizere bamugira umuyobozi. Rero tugeze ari ko ari umuntu w'umugabo. Nyine umuntu w'umugabo ari muri gereza. Umuntu itangiye mu muntu nawe gutyo abantu bose bamwisanzuraho baramukunda. Abantu bose bajyayo n'ubundi ubwo merutseyo ejo bundi kwa gatandatu. Yaje ari kumwe nafata ku mavuta nyine abantu babaye inshuti nyine bamusanze bagiye bamusanga hariya. Abantu babaye inshuti nyine ubona yuko no umuyobozi mwiza hari bamugira icyizere bitewe n'indangagaciro bamubonye muri abo. Ubona ari iki gituma abantu bamukunda? Ubona ari cyo afite kidasanzwe? Njye nanamubwira ko yifitiye igikundiro. Namubwiye ko yifitiye igikundiro rwose kidasanzwe. Ari ukuntu umuntu usanga yifitiye igikundiro gitandukanye n'icy'abandi bantu. Rero buriya ari nawe afite igikundiro. Afite igikundiro kidasanzwe. Kubona ari uhageze mu myaka 2 bakahita kugira umuyobozi. Nta n'imyaka 5 uramara wenda tuvuga no muntu turamuzi ka tumwizere. Iyo utoranijwe mu bandi nuko ubu rudasanzwe. Wumva umuntu kutwumva muri kano kanya byafasha ale gute kugira ngo umwavoka babashe guhembwa? Urumva amafaranga y'umwavoka agomba kuboneka bitarenze tariki 29 nk'abantu twese tuzi igihe tumaze dupushinga bino bintu kugira bizakunde. Mureke twese dushyire hamwe nyine. Yego, reka dusoze. Dushyire hamwe umuntu hari abavoka 2 bakenewe guhembwa kandi twebwe nk'inkuru yanjye mwebwe mwatutse ku nkuru yanjye ni mwebwe mwabigize ibyanyu. Mureke tunabisoze. Mureke tunabisoze. Uyu mu petit frère grand merci abashe kubona amafaranga azabone ale asohotse. Ebana duke utanga tugende twongeranya izabe na tike ahubwo ya ali asuhuka. Izabe na tike tuzajye kumuzana bimeze neza. Ako wabaretse ngo gusohoka ali nataha tuzajya kumuzana. Uzahita umpamagara gusa. Nzahita nguhamagara. Umpamagara gusa. Tuzajya n'ukuri kumuzana cyane rwose. Mureke nabuze umwanya kumusore ko hoya birumvikana ufite akazi kenshi biteye ubwoba. Yego, mureke basi. Okay, ndashimira abamaze kwitanga. Nivuye inyuma pe ndabashimira kandi mwarakoze mu bushobozi bwanyu uko bungana kose. Mureke dushyire hamwe tubone umujene ataha nabaze mu buzima nk'abandi bajene cyane. Mureke dushyire hamwe duke ufite. Buri wese akore nyine iyo bwabaga. Zira tariki zigere
hari ikintu twabonye cyane. Vuga ni telefone yawe. Ni 072 9 9 5 7 mbwira ikintu ajya kubwira ati ninde kurwa vuba nzakora mfite mu mishinga cyihutirwa. Arabambwira ngo arashaka, urumva we iyo turi kuganira abambwira ngo nintaha kubera we azi no gutwara usibye ko ntabwo arabona perime. Niyo ndashaka gushaka perime mworora, akunda amatungo. Ngo mwiyororera amatungo nyine na projet nyine yiwe ifitana yanditse ku gapapuro ninjye wakamubiki. Ambwira ngo ndashaka kuzorora amatungo, ngo nkashaka agafamu nkashiramo amatungo y'ubwoko bugiye butandukanye. Nyine wumva inzozi ziwe nizo korora, nyine bambwira ngo ndashaka korora ibintu nk'ibyo nyine cyane. Ngayo nguko reka dusoze ikiganiro cyacu, dushimire umuntu wese agize uruhare rukomeye cyane mu kurokora ubuzima bwa Alain. Byanze kunze iyo umuntu ari mu igororero ntabwo ubuzima buba bumeze nk'ubwo hanze, birumvikana. Uko turi kubyumva, uko twabyumvise, ni umusore wo gufashwa, ni umusore wo gufashwa. Mureke tubikore kandi tubikunze, Imana iradufasha bikunde kandi bigende neza. Naha dusoreje ikiganiro inkuru yanjye. Utekereza gute umunsi basoma urubanza ejo ndi ku itariki 29 z'ukwa 12 2025 nibasoma urubanza rw'ubujurire bati Ale ntagikomeje imyaka 10 no kwitahira cyangwa wenda simbizi icyo gihe nubwo wenda mu rukiko biba bitemewe kwerekana nyine emosiyo zawe, ariko ndumva icyo gihe nzifata ariko ninsohoka hanze nzamera nka Argentine itwara ikisi. Zaba ari ibyishimo. Uwo munsi ugiye ukurura? Ndawukurura ubu ngubu nyine mba ndi kubireba, noneho mba mvuga uwo munsi nugera cyokora nzafata fone ngo uhamagare. Uzampamagare pe? Nzaguhamagara ngiye kuguha merci byibushye nini. Oya nzahita ngusanga aho uri duserebure cyane. Duserebure. Reka rero dusoze tubwire umuntu wese uri kutwumva adufashe umusore wacu Alain avemo. Ndakeka ko uko ari afunze ni kuno uyu nguyu nawe afunze buriya. Ndabeshya? Mu mutima ndafunze, byanze bikunze umutima urafunze. Nawe azava muri gereza abeho. Dushaka kubona umuntu hanze hano ariko kubera ko mukuru we arimo akumva nari muri gereza neza, noneho byaraturutse kuri we n'ibindi bindi. Tuziture Alain, tumushimire, tumubwire tuti warakoze, mureke tubikore dushaka amafaranga y'abavoka babiri, ubundi tuzikora utuntu twacu neza kuri yanjye, dukomeze twubaka umuryango wacu by'umweko, umuryango w'abajene bazima nk'aba ngaba. Imana ibarinde. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Bahati nawe utaha.